umwuka ni ikintu kitagaragara ariko gifite imbaraga. Umwuka uba ahantu hari igikoresho kizima kitagira umwenge. Kitagira umwenge. Urabona baro y'abakinnyi bakinisha football. Yego. Urayihaga kugira ngo umwuka ugumemo nuko nta kenge na gato kaba kari muri yo baro. Noneho abakinnyi 22 mu kibuga icyizere bafite cyo gukinira umupira ntabwo ari uriya mupira, ni umwuka urimo. Umwuka uvuye mu mukino wahita uhagarara. Mani dufashe cyane. Amen. Icyo nishaka kubwira ko hakenewe umwuka w'Imana. Amen. Mu bisanzwe umwuka uramutse ubuze ikintu kigeze, umwuka uramutse ubuze ku muntu, Yego. duhita gupanga uburyo bwo kujya kumushyingura. Uva hehe? Ku Mana. Uwo ni umwuka w'Imana. Umwuka uramutse ubuze mu mapine muri aya makamyo yoherezwa za Tanzania n'ahandi nashatse kuvuga ngo ateruye iriya myaka ituremere, umwuka ukaramukubuze, inzara yahitana abantu. Umwuka uba ku kintu gitunganye. Yosefu yu rero wabonetsemo igisubizo, yari umusore mwiza utunganye rwose. Umwuka w'Imana mubamo ntiyigeze amucika kubera ko yarinze uwo mwuka, kuko kari ko kamaro kiwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amina. Ntabwo rero ushobora gutunga umwuka waratobaguritse. Ntabwo umwuka uba mu bintu bitobaguritse, uba mu kintu kizima. Imana ihabwe icyubahiro. Yosefu yirinda ubusambanyi. Iyo aza gusambana kwa Potifari, uyu mwuka wari guhita usohoka kuko yari ahuye n'igisuti gita kimutobora, umwuka ukamuvamo ukagenda. Hanyuma umwuka rero ntabwo ashobora kuba ahantu hatameze neza. Ibi rero ndabigereranya n'iki? Umukristo ufite ibyaha, ukora ibyaha, ugisambana, ugihemuka, umushumba, ukibeshya, umuririmbyi, ugifite amafuti yose, yaratobotse. Yaratobotse, ntabwo umwuka w'Imana ashobora kumuzamo, ntiyamutindamo. Ntabwo yamutindamo. Kandi uyu muntu uri mu mwuka w'Imana aba igisubizo cy'ibintu byinshi byari biteye ubwoba. Aha niho Farawo yabonye igisubizo kuri Yosefu. Haleluya. Ndabifuriza gutunga umwuka wera. Ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, imuhindura umwami, uri bene se bose imuha icyubahiro. Haleluya. Niyo n'imbaraga, dore iyo nirubasha kanije gutabara. Iyo n'imbaraga, dore iyo nirubasha kanije gutabara. Amahoro y'Imana abane namwe muherere ku mpera z'isi zitandukanye, ndibanye mu gitondo mu gitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza. Mutwe ko babwiye ko tuzatunyaruka tukabazanira ijambo ry'Imana, tukabazana umutumirwa uriho amavuta y'Imana. Uyu munsi twanyarutse nanone tubazanira umukozi w'Imana, umwana w'Imana ariko ni umupasitori. Hanyuma tubaje gushimira abantu bakoze subscribe, share, like, comment, mwasanije n'abandi mwese. Tuvuze ngo Imana ibaduhe umugisha, mwatubereye inshuti zakadasohoka. Hanyuma reka dutangire twakira uyu mwana w'Imana arikaze no kutwibwira neza birabe ko n'ubwa mbere aciye kuri izi TV. Hanyuma turakwakiriye. Murakoze, ndabashimiye. Yego, meze mute? Turaho turashima Uwiteka ukiturinze twese. Amen. Turabishimiye ko mwatugendereye cyangwa twemereye mukamuje gutambutsa ubutumwa kuri izi TV. Hanyuma tubanze gusaba umugisha.
Imana ibahumugisha namwe. Yego. Ubu hano ugiye gukurikiranwa n'isi yose, ntabwo ari abanyarwanda gusa, ahubwo n'isi yose, kuko ibi ni ibiganiro bitagira umupaka, kuko na Yesu yaravuze ngo mugende mubwirize abantu mu mahanga yose, abazemera babatizwe. Hanyuma mbere y'uko tuza kwakirwa tugezaho icyo Imana igushyize ku mutima, tugiye kubanza ngo twibwire muri aya masaha. Murakoze cyane, nitwa Reverend Pastor Nikobazo Emmanuel. Umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Yego. Najya mbasha kuvuga umubare kubera ko bishe bagira ngo nibika bya nkuru cyangwa se bamwe bavuga gusaba. Yego. Ariko mu by'ukuri ndi umubyeyi. Yego. Nsengera mu itorero ry'Ababatista. Bavuguriye hari Kacyiru. Yego. Aho uyu munsi ntabwo kiri Kacyiru, turi Kinyinya. Muri iyi minsi. Yego. Aho twimukiye. Imana iduhane umugisha. Amen. Hanyuma Rivera turakwishimiye ko watugendereye, iyo twageze amahirwe tukakira abantu bakuru mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri. Hari nk'utubazo duke tubabaza tw'ingenzi kugira ngo n'abantu bari hasi bataramije muri Imana bakiri mu byaha, kugira ngo niki wabwira abantu dukurikiye ijambo kwitwa umukristo ni iki? Kwitwa umukristo ni ukubanza kumenya Kristo. Yego. Hanyuma ukamwemera, ukamera ko ari umwami n'umukiza wawe w'ubugingo bwawe. Bisobanuye ngo ibyo witaga agakiza utaramwemera biba bitagifite agaciro, ahubwo igifite agaciro ari umwami wacu Yesu Kristo wakiriye kuvuga ubuhereye ubutangiye intambwe yo kuba umukristo, ukabihamisha kumwakira nicyo kibanza, ugakurikiraho kubihamya, ubatizwa mu mazi menshi, ukabatizwa mu mazi menshi. Aho ngaho utangiye kuba umukristo. Ntibihagije aho rero, hari kuba umukristo ukaba n'uwa Kristo. Bitandukanye rero. Kuba umukristo ukaba n'uwa Kristo ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ababa Kristo ku mubatizo gusa, hari wo wa Yohana. Hari n'aba Kristo baba bateza amatwi icyo uwo bemeye ababwira, akaba ari byo bakora, muri inzira bagenderamo. Murakoze. Bakoze cyane. Cyakoze ibyo nibyo kubana n'umuntu mukuru rwose, ya mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, ubona ari ibintu by'agaciro udusobanura neza, Imana igumugisha. Hanyuma harimo ukuntu umuntu aba yarabatijwe ariko akumenya kugendana ijambo bamwongeye, yarabatijwe akamenya kujya gukora ibyaha agacarisha, biriya bizaba wenda byaba bivuze ngo ni uwa Kristo nawe? Ni uwa Kristo. By the way, reka nanasubira inyuma, abantu bose ni abakristo kubera ko bose yarabapfiriye. Noneho mvuge n'iki n'abatamwemera n'abakristo. Hari umuntu nk'umuntu watubaje muri Sajira avuga ngo ko Yesu yeza bavuga ngo sanga so Satani, kandi ukavuze ngo bose ni abakristo, biraza guhurira. Murakoze cyane. Amubwira ngo sanga so Satani, sinzi nawe ko byanditse. Muri abaso Satani. Umuntu wese wakurikiye Yesu amubonaho ububasha bw'umubiri, atarinjira mu ibanga ry'umwuka wera, abagifite gukururwa na Satani, abagikora bya Satani. Niyo mpamvu navuze ngo hari abakristo, hari n'abakirisitu. Ndabona hari igihe tuzongera tugutumira ukatubwira kuri aya mabanga yose, turanyine ngo tumva nk'abantu batazi bari nk'agashya bose. Icyo kintu abantu bose bari ku isi, abarozi, abajura, indaya, ubwo mvuze abasambanyi, n'aba bandi bajya mu bapfumu, bose ni abakristo kuko yarabapfiriye. Kandi ukamwungutse none ko ari igihe uhura n'umuntu wenda ari indaya ukamwinena kandi ari uwa Kristo, twese turi abakristo, ubwo twari duhura nabo twavuga tukisanisha nabo. Impamvu Yesu ajya gupfira ibyaha by'abantu, ijambo ry'Imana atubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ari abatambyi, ari abatangaga ibitambo, n'ibitambo bwabyo ntacyo byari bimaze. Bituma rero Yesu afata icyemezo cyo gucungura abari ku isi bose icyarimwe.
nagira ngo mbwire ko nta muntu uzarimbuka azize ko yakoze ibyaha. Oya, azarimbuka kubera ko Yesu yaje kumubera umwami n'umukiza, ntamwizere ngo yemere kuyoborwa nawe. Yego, cyo kuvuga ngo umuntu wese ibyo yabarimo aho yabari hose ntagahejwe yaza kuri Kristo yamwemera ako kanya. Yego, umwanya urakoze cyane. N'ikindi nakubwira byanganira na bene data w'abasilamu bakatubwira ati Yesu turamwemera, ugasanga abantu bari guharira mu by'ukuri koko baramwemera, ariko ikibazo bagira ni kimwe, ntabwo bamwemera nk'umuyobozi wabayobora. Bamwemera ku izina, bakamera ko yavutse, bakemera ko yapfuye, ariko ntibemera ko yazutse. Aho rero ntari ibanga. Ntabwo bemera ko yazutse, kandi kutemera ko yazutse ni ukwanga kuyoborwa n'ubu, ugasanga bamwemera igiti. Hanyuma Revera turagushimiye. Murakoze. Ndumva twabwa kandi katugeza ijambo ry'Imana, buratuza gutumira by'umwihariko uzutubwire ku ijambo ry'Imana ryako riri muri Bibiliya, tugire ku mateka ya Bibiliya. Murakoze. Ndabashimiye. Wenda twabwa kandi gasenga ngahita utangira. Izina ryawe ni iryera Mana, cyubahiro ni kibi cyawe. Tugushimiye ko iminsi yose twabayeho watweretse gukomera kwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Ubwenge bwacu ntibwabishyikiriye. Uwiteka ibyo bidukwiriye muri twe nugora dushima izina ryawe ibihe byose twaba turimo, kubera ko utigeze udusiga cyangwa ngo duhane. Ahubwo twabeshejweho nawe, n'ubu tugibeshejweho nawe. Ushimiye ko Uwiteka warinze ubwoko bwawe, n'abagiye kumvira ijambo ryawe ukaba ugikomeje kubarinda, nanjye ukandinda mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku kamaro k'umwuka wera. Yego, umwuka wera icyamariye umuntu umufite n'icyamariye abamubonyemo uwo mwuka. Haleluya. Amen. Duhereye hano mu ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro igice cya 41 umurongo 38, hatubwira ngo Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Shaka kubwira ko mu buzima bwawe bwa buri munsi hano ku isi ukeneye umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana. Yego, niko kuri. Tujya tubona abakozi b'Imana bari mu mwuka w'Imana. Iki kwereka yuko wahuye n'umuntu uri mu mwuka w'Imana nuko ikibazo wari ufite, icyifuzo wari umuhaye, ahita akibonera igisubizo. Kweri. Umutima wawe ugatuza rwose. Iri jambo nicyo ririmo ritwereka uyu mwanya. Turaza kureba umwuka w'Imana niki. Ese uyu mwuka uri muri jye, uyu mwuka uri muri wowe, uyu mwuka Imana yifuza yatugeneye ko tugomba kubana nawo utumarira iki? Umwuka ni imbaraga. Umwuka utubesha. Umwuka uradushoboza. Ibintu utari gushobora warebesha amaso agatinya, n'ubwenge bwawe ugatinya, umwuka arabigushoboza. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Iyi nkuru dusomye iratwereka uburyo Yosefu yari abaye igisubizo imbere ya Farawo bitewe n'inzozi yari yarose. Yarose inzozi zirimo ibice bibiri, zerekeye imyaka y'amasaka n'izerekeye inka. Mwabona zirari inka zishishe ziriye zinanutse, amasaka y'imishishe ari yandi y'imishishi ananutse, ngo izo nzozi zimutera ubwoba. Zimuteye ubwoba, igitangaje nta muntu wigeze ubasha kuzimusobanurira. Mu banyabwenge yari afite, mu bashakashatsi yari afite, nta muntu n'umwe wigeze umusobanuriza inzozi. Haleluya. Amen. Igitangaje rero, nyuma y'amashuri, nyuma y'ibihembo yatangaga, nyuma y'imishahara, nyuma ya training zitandukanye, byarangiye
atabonye igisubizo cy'inzozi yarose. Kubera iki? Nta mana yari birimo. Bari bafite ubwenge, abantu bafite ntagara basutaza kugira ngo barabaswa. Barabahanga rwose. Ariko igitangaje ntawe babishoboye. Kubera iki? Bari bamuze ikintu cy'ingenzi, umwuka w'Imana. Haza kuboneka rero umuntu w'Imana. Haleluya. Uri mu mwuka w'Imana. Uri n'ahantu hari hakomeye muri gereza. Aho sishaka kwinjirayo. Ariko ho yari afite umwuka w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Umwuka rero nshaka kuvuga ku mwuka ahantu uba. Umwuka tugendeye muri ibi bisanzwe uramutse ufashe. Amen. Ndakufuriza gutunga umwuka w'Imana. Amen. Yosefu uyu amaze kwicara imbere ya Farawo. Farawo amubwira inzozi. Yarose ziteye ubwoba, amaze kuzimubwira kubera umwuka w'Imana wari muri Yosefu. Amubwira icyo izo nzozi zisobanura, icyo ari cyo, amubwira ko ari inzara igiye kuzamara imyaka 7 mu gihugu cya Egiputa. Anamubwira yuko mbere y'iyo nzara hagiye kubaho umugisha, bagahinga bakeza, ariko nyuma y'iyo myaka 7 hakazakurikira imyaka 7 y'inzara. Farawo aranyurwa imbere y'abanyabwenge, imbere y'abenegihugu, imbere ya guverinoma yose, muri kabineti yose baranyurwa. Hanyuma Farawo abaza Yosefu ngo ese intsinzi ni iyi? Haleluya. Amen. Shaka kuvuga wa mwuka. Wa mwuka Yosefu yari afite udashira arinda ko hari cyabutwara. Yego. Umuvugiramo igisubizo agomba guhande Farawo. Aramubwira ngo tegeka shaka abanyabwenge. Haleluya. Amen. Shaka abanyabwenge n'abanyembaraga bose n'abazi kurinda, bahingisha basarure bahunika. Yego. Basarure bahunika. Yego. Ntibibagirwe ibyo ndi kubabwira. Niyo nsinzi Imana dufashe cyane. Haleluya. Ngo barangize bumvira Yosefu, ngo Farawo yitegereje muri babanyabwenge bose yari afite, avuga ati wapi nta banyabwenge mfite. Arageza arababaza ngo niko ko turi kumwe tuzabona hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Shaka kukubwira ko uri mu mwuka w'Imana uri umukire. Iyo uri mu mwuka w'Imana ntabwo wifuza ahubwo urifuzwa. Iyo uri mu mwuka w'Imana n'abakomeye baragupfukamira. Imana ihabwe icyubahiro. Twarahombye abantu tutuzuye umwuka wera kera, abantu badafite umwuka barahombye baganizwa n'ibintu bibasubiza inyuma, bakaganizwa n'ibibateye ubwoba, ariko umuntu uri mu mwuka w'Imana aba afite imbaraga zinesha byose. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ngo Farawo yitegereza asanga nta banyabwenge afite. Arangize aravuga ngo ku murongo waho wa 39 dushobora gusoma iyo nkuru, havuga ngo kuko Imana iguhishura ibyo. Nta wundi munyabwenge muhwanye, ntawe, ni wowe dutoranije. Badawe dajya nkubwire ko uwo mwuka w'Imana Yosefu yarinze akamubamo, wamukuye muri gereza amaze imyaka 15. Nibyo. Shaka kukubwira ibigeragezo waba urimo byose, gumana kwera kw'Imana, gumana umwuka w'Imana. Amen. Kuko uzahava byanga byakunda. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Uwo munsi ntabwo bigeze bakora amatora, Bibiliya ntabwo itwereka, ahubwo Farawo yafashe icyemezo avuga ngo kuko Imana iguhishuriye ibyo nta wundi munyabwenge muhwanye, kuko uri mu mwuka w'Imana, ako kazi nakawe ntunava hanga. Nibyo. Arangiza amubwira ngo ibyakubayeho aho wavuye nahamenye, ibyakubayeho nabimenye, ndabizi, ariko none kubera umwuka w'Imana ukurimo, kubera ko ukijije igihugu inzara, kubera ko ukijije igihugu gusuzugurwa, kubera ko ukibujije kuzasabiriza. Haleluya. Mfashe icyemezo none ahangaha muri iki gihugu, muri iki gihugu nyoboye jewe, nta muntu n'umwe uzongera gufata icyemezo utabigize mu ruhande.
nta matora yabaye ibinyamakuru byahise byandika biravuga ngo mu gihugu cya Farawo cya Egiputa hano mu Misiri habonetse uwungirije ko navuga niba kumwinjiza sinzi bya politiki guverineri yabonetse cyangwa bari guverineri bari minisitiri w'intebe simbizi visi perezida cyangwa minisitiri w'intebe ahubwo papa arabongo niwe babonetse kandi byahamijwe n'umwami Farawo ntibivuguruzwa haleluya nta n'amatora abaye kubera ihumure yarahaye umwami gusa kubwira ngo ihumure uramutse iyo urihaye umwami urihaye igihugu ni ukuri Farawo aratunganira amahoro araboneka kubera umwuka w'Imana amen zina ry'iteka ry'umucyoro amen akamaro k'umwuka rero natwe ubwacu twebwe abariho abizera Imana n'abatayizera umwuka dukoresha uyu munsi ni uw'Imana reka nkubwire ikintu uzi ko umutunzi ufite amafaranga uzi ko umutunzi ufite amasambu ufite inka buri kimwe cyose agaciro atari biriya tunze agaciro ari umwuka w'Imana afite ni ukuri zina ry'iteka ry'umucyoro amen Yobu yaranditse aravuga ngo yakwitegereza umuntu ikisubiranira umwuka wayo ngo ibyaremwe byose byapfa bigashira nibyo isubiranye iki umwuka wayo umuntu aramutse agufashe akakuniga ufite ubutunzi avuga ati ndakuniga akakunyweza bya nyabyo avuga ati ngo amasegonda 3 yo kumereza bira byose ufite amasegonda 3 birahagije gufata icyemezo uvuga ngo bitware ariko zigarana umwuka haleluya amen rero umwuka ni imbaraga zitubashisha kubamo ibisubizo by'abantu mu bantu amen nicyo cyabaye Yesu abwira abigishwa be yavuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute n'abamanukira mbere batarahabwa umwuka wera barabanyabwoba bahawe umwuka wera arabuzu arabashoboza baba abo guhamya ubutumwa na bugingo n'ubu ukitembera Yesu abaho umugisha amen hanyuma mushumba nk'umuntu akeneye kugushaka ngo umusengere kumugira inama ko akeneye nko kwiga ko ntishe ko waba ufite ibintu byinshi muri wowe umuntu yagushakira kuri nimero urakoze cyane ni 0788 yego 23 29 54 yego ngira 0788 23 29 54 hanyuma reka dusengere iminota yakira umwuka wera abasengere n'imana z'ababaye Mana yacu ijambo ryawe tubwira neza ko igihe kigeze kwaba gusenga bamusengera mu kuri no mu mwuka ushaka ko bina bari bagusenga ishurira abantu bawe akamaro k'umwuka muri bo maze barinde imitima yabo barinde imibiri yabo kugira ngo umwuka wera abona hatura kandi bitunganye batandukane n'icyaha mu izina rya Yesu amen murakoze ibiganiro byacu n'akagaruka shalom ciao utarakora subscribe uyikore ujye ubona ibiganiro byacu ko bikurikirana ciao